Yesu ashimwe inshuti z'Imana, Yesu ashimwe inshuti za Famu Gospel, mwebwe tubana umunsi ku munsi. Umwami Yesu nashimwe. Nongeye kunezererwa Imana aka kanya ko Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo twongere tugane ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe. Ndabashimira cyane mwebwe tubana mu gihe cyiza cy'ijambo ry'Imana. Iyi ni Famu Gospel, nta kindi kibaho ni ijambo ry'Imana. Mbese upfa kuba ukeneye ijambo ry'Imana, nta rindi shakiro ufite ryo kubona ijambo ry'Imana. Kuri Famu Gospel ni iryo ngiryo. Kuri Famu Gospel ni ijambo ry'Imana, no kwamamaza ubwami bw'Imana, tukabwira iby'umwuka w'Imana baduhe ngo tubabwire, namwe mukagubwa neza, mukabona imbaraga n'imbabazi by'ibituruka ku Uwiteka Imana. Niyo mpamvu Yesu Kristo yatwerera avuga ngo nimugende mu mahanga yose mubabwirize iby'ubwami bw'Imana. Icyo nicyo turi gukora, ariko nawe wumve dufatanye tuvuga ubwami bw'Imana, kuko abatavuga ubwami bw'Imana ni benshi bari gukora cyane. Ndifuza ko rero nashishikariza bene data abashuti banje mwebwe mukurikira Famu Gospel ngo uko mwumva ijambo ry'Imana bari kuri Famu Gospel yaba n'ahandi handi mwaba muryumva naho musengera, mugira uruhare mu kuvuga namwe ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Ibivugwa ni byinshi, byamamazwa ni byinshi, kandi bitari by'ubwami bw'Imana, ndetse byica ingeso nziza z'ubwami bw'Imana. Ndabahamagara kugira ngo namwe mukunde kuvuga ijambo ry'Imana muri okazo zose mufite. Yesu Kristo yaravuze ngo nimwamamaze ubwami bw'Imana nkuko data yanumye, namwe ndabatumye. Rero twaratumwe ngo tuvuge ubwami bw'Imana, twamamaze inkuru nziza, twamamaze umwaka Imana igiremo imbabazi. Yesu nabahe umugisha. Rero ndagira ngo mbasomere ijambo ry'Imana umwami Yesu yampaye kugira ngo dusangire uyu munsi. Ni umwanya mutoya cyane ngiye gukoresha, ndakwifuriza ko waryumva tukarisozanya, kandi nyemerera nshimire nawe umaze iminsi mike uje kuri Famu Gospel. Urakaza neza muri bene so, dusangire ijambo ry'Imana, ndetse izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro hagati mubera. Reka dusome ijambo ry'Imana tudatinze rero muri Zekariya ibice 4 umurongo wa 6 no wa 7, no tugiye gusoma mwumva icyo umwami Imana ari kumbwira muri iyi minsi ya Pentecote. Haranditse ngo, aransubiza ati, ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati, si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Wa musozi we munini we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Uzaba ikibaya. Azazana n'ibuye risumba yandi, barangurure bati nirihabwe umugisha. Iri ni ijambo ry'Imana ari kubwira Zerubabeli. Uwiteka Imana ari kuvugana n'imisozi, avuga ngo wa misozi we uriyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli. Ariko hongeraho ijambo ry'Imana avuga ngo si kubw'imbaraga, si kubw'ubwenge, si kubw'ububasha, si kubw'ubumenyi, ahubwo ni kubw'umwuka w'Uwiteka. Mu kanya gato tugiye kuganira iri jambo ry'Imana nyamabwire ngo kubw'umwuka w'Uwiteka. Imana ishimwe. Mu batabizi neza, uku kwezi ni iminsi ya Pentecote turimo, igihe twizihiza uko umwuka w'Imana yaje, cyangwa se uko intumwa z'Imana zuzuye umwuka wera, uko umwuka w'Imana waje mu buryo buri abundant, mu buryo bwagutse. Kera kose umwuka w'Imana yabagaho. Ijambo ry'Imana rivuga mu itangiro rivuga ngo mbere y'uko isi ibaho, mbere y'uko ikirere tubona kibaho, ngo umwuka w'Imana ngo wabagaho ngo uri gutembera. Ariko isi imaze kubaho, Imana imaze kwiremesha umwuka wayo, umwuka w'Imana asigara akorera muri babamenya, asigara akorera mu bahanuzi. Mu gihe kimwe na kimwe bitewe na circumstance, bitewe n'umwanya runaka wabaye, Imana ikohereza umwuka wayo akaza agahagarara ku muhanuzi, akavuga icyo Imana yateganyije ku bwoko bwe muri icyo gihe. Rero Yesu Kristo ageze mu isi, avuga ijambo ry'Imana, avuga uko Imana yari yamutumye ngo azabwira abantu, ababwira iby'agakiza, ababwira ibyo bwami bw'Imana, ababwire iby'uko abantu nta handi hantu bazabonera agakiza, nta handi hantu bazajya gusengera bajya gushaka Imana. Muribuka yuko mu myaka yashize muri Isiraheli bagiraga udusozi twagenewe kujya gusengerwaho, hakabaho ahantu hagenewe kujya gusengerwa, ahandi ahantu hakaba atariho gusengerwa. Bivuze ngo mu gihe wasengeye udasengeye hahandi hagenwe, wabaga udasenze Imana. Yesu Kristo amaze kugera mu isi rero aravuga ngo igihe kirageze kandi kirasohoye, ngo yuko abasenga data baba bamusengera mu kuri no mu mwuka. Ni ukuvuga ngo ntabwo igihe kigihari ngo kikiriho cyo kuvuga ngo tujye gusengera ku gasozi ka Samariya ahangaha. Ntabwo ari igihe cyo kujya gushakira Imana ku gasozi runaka. Uyu munsi mu gihe nk'iki ngiki Negiye abantu bavuga ngo reka tujye gushakira Imana mu butayu, tujye gushakira Imana mu mwoba ahantu runaka, tujye gushakira Imana ahantu runaka, bavuga ngo ahantu haba connection. Niyo mpamvu haje amazina kwa ngo hari za kizabonwa, hari banguka ngo utabare n'andi mazina menshi abaye masengesho mwabamuzi. Ariko Yesu aza kuvuga ijambo aravuga ngo igihe ngiki kirasohoye cyo kugira ngo abasenga data by'ukuri baba bamusengera mu kuri na mu mwuka. Mu yandi magambo nsurinye kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo ahantu hose waba uhagaze ukaba uri gusenga Imana y'ukuri,
ukawisengera mu mwuka, aho ngaho Imana irakumva. Ntabwo aricyo nshaka gutindaho cyane, ahubwo nshatse kugaruka kuri iri jambo nari maze gusoma ahangaha, igihe Imana yabwiraga imisozi, igihe Imana yavugaga ngo si kubw'amaboko ya Zerubabeli, si kubw'amaboko y'abakomeye, si kubw'abamushyigikiye abantu runaka, kubwa proje runaka, kubwa proje kubaka urusengero rweri aho ngaho. Imana irabwira ngo muhumure, ntabwo ari imbaraga z'umwana w'umuntu, ntabwo ari ubwenge bw'umwana w'umuntu, ntabwo ari ubumenyi bw'umwana w'umuntu, ntabwo ari tekinike, ntabwo ari taktike, ahubwo igihe kirageze ngo gukora k'Uwiteka ikoresha umwuka wayo. Haleluya. Uyu munsi ndagira nkubwire mwene data mushiki wanjye, nkubwire ngo si kubw'amaboko ibyo bintu byawe byakwemeramo, ntabwo ari kubw'ubwenge kugira ngo abana bawe bazabashe gukurira neza bubahwa n'Imana ndetse bubahwa n'abantu, ntabwo ari kubw'uburere bwiza. Uyu munsi tugeze mu gihe gutanga uburere ku mwana ari byiza, ariko by'ubwabyo ntabwo bihagije kugira ngo umwana akure nk'uko umubyeyi abyifuza, kugeza amaze gukura umubyeyi yishimire ko umwana we yakuze neza. Ahubwo igihe kirageze ngo Uwiteka abari urera abana bawe, igihe kirageze kugira ngo umwuka w'Imana abari uza urere abana bawe, igihe kirageze kugira ngo business yawe uri gukora ukuremo ubwenge bwawe, ukuremo kwishingikiriza ku bwenge. Nubwo ugomba gukoresha ubwenge, ariko ureke kwishingikiriza ku bwenge, ureke kwishingikiriza ku bumenyi bwinshi ufite, ahubwo Imana iravuze ngo kubw'umwuka wayo nibwo bizabasha gukunda. Haleluya. Uyu munsi Imana yambwiye ngo nze mvugane nawe nkubwire ngo ureke kumara umwanya ugira stress nyinshi, ureke kumara umwanya uri kwita ku bintu biciriritse mu maso yayo, ahubwo wite ku bintu by'igiciro. Ibyo bintu by'igiciro ni ibihe? Ni ukwemerera umwuka w'Imana akaza akabana nawe muri ibyo bintu urimo gukora muri iyi minsi. Haleluya. Ubutumwa Imana impaye uyu munsi ni ukwira ngo nkubwire ngo ukure ubwenge bwawe mu byo urimo ushyiremo Imana, none ukoresha ubwenge bwawe hamaze kugeramo Imana. Imana ishimwe cyane. Igihe cy'Imana iyo kigeze, Imana irakora iby'Imana bikikora, ukabona birimo birikora, ariko atari imbaraga zidasanzwe. Ndajya nkubwire ngo mwene data wamenyereye gukorana n'Imana, ibintu byawe bikemera ari uko wasenze, uyu munsi ukaba urimo kwanga kwemera. Ndagira ngo nkubwire ngo nta kindi kibazo ufite, ni uko ufitanye ikibazo n'umwuka w'Imana, ni uko ufitanye ikibazo nuko utakiri hafi y'Imana. Imana iri kuguhamagara ngo ngwino unyegera, usange, umbwire ibyo uri kwibwira, nurangiza utegereze Uwiteka aragira icyo akora kuri ibyo bintu urimo kwifuza ko Imana ibibamo. Haleluya. Imana umaze iminsi warayimye umwanya, ntabwo ukiri kuyihima umwanya, igihe cyose usigovuga uri busy, ariko Imana iri kuguhamagara uri kumwe nanjye kuri iyi kamera. Imana iraguhamagara ngo ngere ushake bya bihe byiza byo gusenga. Imana iri gushaka ngo wongere ushake bya bihe byiza byo kumva ijambo ry'Imana, wongere ushake bya bihe byiza byo kumva indirimbo z'Imana, wongere ushake bya bihe byiza ajya gumarana n'Imana igihe kinini. Imana ishimwe. Muri iyi minsi abantu bari busy kugeza nto n'abashomeri nabo bavuga ngo bari busy. Mu by'ukuri iyi ni tekinike Satani yazanye. No one is busy. Nta muntu uri busy wo kubura Imana umwanya. Imana iragira ngo igucyahe ikubwire ngo iminsi umaze uri kugerageza ibindi bintu bitarimo Imana ntabwo birimo kwemera, kubera impamvu yuko Imana yereketse ko uri busy. Imana ishimwe. Nababwiye ngo uyu munsi ni umunsi uri special, ni umunsi ngiye gukoresha iminota mikeya cyane ngira ngo nkubwire ubutumwa Imana yampaye, yuko yambwiye ngo nimbwira abantu bareke kuvuga ngo bari busy, ahubwo begera aho Imana iri, kugira ngo ibintu byabo bigende neza, kugira ngo kugubwa neza kwa gukomeze kwaguka, kugira ngo mwaguke mu byo mugerageza byose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iminsi igeze kugira ngo abantu barusheho kwegera Imana, kuko Imana irabakeneye. Ijambo hari indirimbo ivuga ngo muze mwenyine twihererane, munsanga ahantu hatari abantu. Imana ishimwe. Igihe kirageze ngo wihererane n'Imana, usange Imana ahantu hatari abantu, uvugane n'Imana, kuko atari kubw'amaboko, atari kubw'ubwenge, atari kubw'ububasha, atari kubw'ubumenyi, ari kubw'umwuka w'Uwiteka. Reka nsoreze kuri uyu mugore witwa Hana. Yaramaze igihe kinini atafite urubyaro, ndetse umugore wundi w'umugabo we yaramaze igihe kinini amusereza Penina, amusereza amuga ngo ntabwo abyara, akajya amusereza. Ariko kumusereza kwe ntago kwatumye ahunga Imana ngo avuga ngo Imana yanyimye urubyaro, barimo baranansereza, reka njye kwishakishiriza, njye kwicira inzira, njye gushakisha ahandi nakura umwana. Uzazi ko abana b'abantu mu isi bagira inzira nyinshi bashakishamo. Uyu mugore ijambo ry'Imana rigaragaza ko yakomeje kubana n'Imana, aguma mu rusengero rw'Imana kugeza umunsi ngo yigeze gusenga atakibasha kuvuga amagambo ngo asohore mu kanwa avugike, ahubwo ngo agakubita iminwa, ngo agasenga, ngo ayumva afite amarira menshi, ari gutakira Uwiteka. Umuhanuzi w'Imana cyangwa se umutambyi w'Imana avuga ngo wa mugore uzageza ryari iryo sindwe ryawe, iryo sindwe ryawe? Aravuga ngo ntabwo nari nasinze, ahubwo nuko nandi mu gusuka imbere Imana amaganya yanjye n'agahinda kanjye. Nuko umutambyi aravuga ngo genda Uwiteka akumvire.
Haleluya. As simple as that, genda Uwiteka akumvire. Ikintu nshatse kuvuga amanga ni ikihe? Nuko guhura n'ibigeragezo byawe, guhura n'ibiri kukugora, guhura n'ibitari kugenda neza, ntabwo ari inzira kugira ngo uve ku Mana. Ahubwo Imana yashaka kumera nk'uyu mudamu witwa Hana, ugakomeza kwegera Imana, ukaguma mu rusengero, Imana ikagiye kivugana nawe. Haleluya. Gumana n'Imana, gendana n'Imana, korana n'Imana. Ngiye gusenga Imana. Hari uburyo ngiye gusengamo Imana, ufatanye nanjye dusenga n'Imana muri umwanya mutoya, kugira ngo Imana ibashe kongera kukwibutsa yuko imbere yayo ariho ubasha gukura ayo mahoro wabuze, imbere yayo ariho ubasha gukura gukira indwara ufite, imbere y'Imana ariho ubasha gukura kongera kunguka mu gihe urubazo bisi uri mu bihombo, imbere y'Imana ariho wakura nanone akazi mu gihe bari barakwirukanye akazi karangiye nta kazi ufite uyu munsi. Imana ashaka kwenga ikubutse ngo ongera wegere imbere y'Imana. Imana niyo urasanga igisubizo wari umaze iminsi uri gushakisha. Imana itugire neza. Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye. Ikintu uvuganye n'ubwoko bwawe muri ijambo ni ikihe? Uravuze ngo abantu nibakwegere kuko atari kubw'amaboko. Haleluya. Atari kubw'imiryango, atari kubwa bene wabo, atari kubw'izindi imbaraga izo zose, atari kubw'imbaraga z'abakomeye, ahubwo ari imbaraga z'Imana. Keyword ni iyihe? Urufunguzo nuko abantu bakwegera kuko imbaraga zabo zarananiwe, hakenewe imbaraga zawe. Mwami Yesu, ndagusabye ngo uyu mwene data umaze iminsi byaranze, wongere mwamwoherezeho imbaraga z'Umwuka Wera, kuko izi imbaraga z'Umwuka Wera nizimugeraho zirakora iki gitangaza cyari cyananze kwemera. Izi imbaraga z'Umwuka Wera nizimugeraho ibyari bikomeye biraza koroha. Izi mbaraga z'Umwuka nizimugeraho amahoro yari yarabuze mu rugo rwe araza kuyabona. Izi mbaraga z'Umwuka nizimugeraho izi ntambara zahoraga mu rugo ziraza gushira. Nawe jya yibaza ngo izi ntambara zaje kugenda gute, ariko ntandi zagiye. Ni Imana yazifashe irazijugunya cyane mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, uyu mwene data mwemerere Mwami afungura umutima we, yemera Umwuka Wera azakore imirimo muri bitangaza ku buzima bwe. Amahoro yari yarabuze yongera aboneke mu izina rya Yesu Kristo. Muri business aya mahoro yongera aboneke, mu kazi aya mahoro yongera aboneke. Mwami Yesu, gira ibitangaza ukora abantu babone neza yawe. Ntabwo ari kubw'imbaraga, ntabwo ari kubw'ubwenge, ntabwo ari kubw'ubumenyi, ntabwo ari kubw'imiryango, ntabwo ari kubwa tekinike, ntabwo ari kubwa tactique, ntabwo ari kubwa science, nta ikindi kintu cyari cyo cyose. Ni wowe Imana wari warafunze biriya, ariko nugiye kubifungura bitewe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Imana ishimwe. Muri iyi minsi rero Mwami Yesu ya Pentecote, ndasenze ngo wuzuze Umwuka Wera bene data, wuzuze mwene data imbaraga, wuzuze mushiki wanjye imbaraga. Izi mbaraga zimuzeho, izi mbaraga zize muri uru rugo. Aba bantu baramaze iminsi barimo kurota nabi, ndasenze ngo haze imbaraga z'Umwuka Wera zize zibahe inzozi zo mu ijuru. Abantu bari bamaze iminsi birirwa birukanka, bari mu marimbi, barimo kwirukanka cyane, bari kugenda batama amahoro yabo, bari gushikagurika. Ndabasengeye mu izina rya Yesu ngo bahe kugira ibitotsi byiza, babone imbaraga z'Umwuka icyo zimarira bene data, babone imbaraga z'Umwuka Wera Yesu Kristo yadusigiye icyo zikora mu bantu bose bazizera, mu bantu bose baziringira mu izina rya Yesu. Batandukanye Mwami n'abatizera, bamenye yuko imbaraga zawe arizo zikora umurimo n'ibitangaza. Urakoze Mwami kumva gusenga kwanjye, urakoze kubw'ibitangaza ukoze Yesu, urakoze kubw'amahoro utanze ku bantu bari babuze amahoro, urakoze kubimenyetso n'ibitangaza ukore kuze kuri bene data. Abari babuze amafaranga uri Imana igiye kuyabaha, abari babuze amahoro uri Imana igiye kuyabahereza, abari babuze Mwami uko bagira, bari bashobewe ugiye kubereka direction, ugiye kubereka inzira. Abari bamaze iminsi baprayinga barabuze akazi Mwami, uri Imana igiye kubaha akazi kuko uri Imana y'ibitangaza. Izina ryawe nirihimbazwe Mwami. Urakoze kumva kugusenga, urakoze kugiye gukora ibitangaza kuri abashiki bacu, ugiye gukora ibitangaza kuri aba petit frere, ugiye gukora ibitangaza kuri aba grand frere, ugiye gukora ibitangaza kuri izingo, ugiye gukora ibitangaza kuri bene data. Izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Bazagushimira Yesu, aho basengera bazaha izina ryawe icyubahiro kuko uri Imana y'ibitangaza. Kubw'Umwuka wawe bizakoreka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibagirire neza. Ciao ciao.